umunsi mbyara umwana wanjye nabwiye mama ati noneho ndumva urukundo nkunda Blaise rwiyongereye, kugeza numvaga nakiyima ikintu nkagihereza Blaise, atari uko ari we wenyine tuvukana. Kubwo urukundo namukundaga. Iminsi yose ishize, icyumweru kirenga, sinazi ko nakimara Blaise tutavuganye. Ndimo ndamubona nsekera hariya. Blaise amezi abiri atatu ashize yaje iwanjye. Ndambwira ati Blaise, wewe ngwino tujye twibanira, dore mba mu nzu njyenyine. Blaise arambwira ngo ntago yasiga mama na papa, ngo azagumana nabo. Ndambwira ati ntari. Blaise araza arambwira ati sister, byose byose nabiciyemo, ntacyo ntafite, ngiye mu nzu y'Imana. Blaise kwa mbere yampatirije ngo namuhamagaye unaze tujyane, mbona arihuse tugiye kugura iPad y'umwana. Mamagara abana bavandimwe ndase none Blaise ndambwiye ati tujyane, arirukanse. Tugeze mu mujyi Blaise arambwira, ndambwira ati urakoze sawa ngenda atashye nawe taha. Blaise ati oya reka tureke gutaha. Arambwira ati tugende ahantu najyaga mugurira ibiryo, arambwira ati tugende wongere ungurire. Ndambwira ati reka reka, tiburiya wowe njya nkugurira cyane ariko we ntujye ungurira, tugende ungurire. Aranga ko Imana yabonye ko Betami harimo abageni beze, harimo abageni batunganijwe, Imana ihabwa icubahiro. Ikindi kandi hejuru ya Blaise aja gukora ubukwe yaje na fiancé we, bambwira ko bamaranye imyaka 4, bambwira uburyo bamenyanye, n'abana beza twakundaga mu buzima. Cyana imbuto yeze Imana ntizi cyana uteze. Mu kwezi kwa kabiri nari ku mwana wanje, arambwira inzozi ya rose, arambwira ngo nyabonye ngo Burenzi ngo atandukana ngo nabavyeyi. Imana ishimwe ngo bavuga ngo yarangije, ngo nshike hano ngo mbarebe uko bameze, uko bakomeye. Ndavuga ngo nuko bihanganisha, mwihangane, twebwe twese twihangane. Burenzi tuzamusanga mu bwami bwo mu ijuru. Burenzi mwifurije iruhukiro ridashira, Imana ihimbazwe. Murisha ariko ndavuga ngo nje ibyo ari byo byose nta kibazo, ndakomeje. Ariko ngira ikibazo cya Demayi, kuko Demayi twese turabizi mu muryango wacu, kuko Blaise yari umutima we. Ndavuga ngo Mana ugenda ukomeze Demayi, ni wewe wenyine wo mukomeza, kuko nta magambo twomubwira yo mukomeza, ariko nkamenya kuko azi Imana. Kuva kera agishakwa njewe nari muto, kibuka neza hari umunsi umwe twasangiye nawe, ngo arangise aracurika hepfo, ngo ngende gutya hepfo y'inzu sanga ariko arasenga. Ndavuga ati seti Imana we, Demayi niki kimugoye gitumye agiye mu gishurushuru gusenga? Ngo ndangize umunsi babimbwira, ndavuga ngo ndamwizeye kuko azasenga, Imana izamukomeza. Shimiye Imana kuko nasanze Demayi urupfu rwa Blaise rutamugizeho ikintu ngo ajane nawe, kuko icyo kintu ni ikintu cyankomeje umutima, ngo mbone ko habasha kwicara biranezeza. Ndavuga ngo twebweho nta kibazo, turakomera. Ikindi mvugaho, ndavuga hejuru ya Blaise. Blaise kuva mu bwana bwe harigenzane bukanageza iwabo, yahoraga ari umwana uhorana amanyama make kubera kwitonda, ndetse harigenagaza nkubitana dini cyo genda umushitse kubera iki muza muhone ya Blaise. Cyo genda amahunda Blaise kakirakana gato. Blaise arindaga umuko agenda ko aba mukuru, nasubiye kumubona kamaze kuba kana kose. Angoma gusanga gusa ya mahoro Blaise yarayagumanye. Blaise agahora n'ibyishimo. Blaise kuko hari ukuntu twavugaga dukunda kuhurira ku rubuga rwacu,
tugashakisha ijambo ryova muri Blaise. Nkabwira abacutse se tuzoza tumenye gute ko Blaise yakuze, ko abandi baza bavuga ya tukavuga ya titumucokoze twumve Blaise ko ari ikintu avuga. Blaise yaje kuvuga akavuga amagambo atunezeza. Blaise ari ijambo yavuze n'ubu ritazova mu mutima. Aravuga ngo yeme ngo jewe ijambo mbabwiye ngo mureke tugasubira kuza dukusanya amafaranga ngo ikibazo cabaye, ngo mureke tugira ikigega. Ndavuga ati data Tiego waruce nduzumva ko nza nkubwira ngo uzuvuga. Tiego warucecekanya amagambo meza gutyo mu kanwa kawe. Ariko titwovuga ngo turakunda Blaise ngo turenze igihe ciwe cageze. Muri byose tubishimiye mu Imana. Ikindi nshima Imana nu abantu bakomeje kuza twageze ahangaha, abantu ni beza. Kuko abantu baza bakomeza abandi mu gihe cy'ibibazo, kandi mu kibazo niho umuntu azabonera inshuti. Nasanze aba bantu bafite inshuti nyinshi kuko hano habaye abantu benshi, nabyo biradukomeza. Abaririmbyi bararirimba bahumiriza imitima yacu. Ico cyose ngishinyemo Imana kubw'abantu. Ikindi tunababwira ngo uhere kuba pasiteri babo muzokomeze mubabe hafi kugira ngo bazokomeze bahumurike. Kuri ubwo Blaise tumusengera uko ridashira. Arakoze cyane Nyirasenge. Yaramaze iminsi ambwira ngo agiye kunsiga. Ntambwe ati bure wewe ntawe uzansiga. Twaragendanye mu buto bwacu, mu bukuru bwacu, ntago wansiga. Akabimbwira nsezera ariko njye nkumva ko ari ibintu bisanzwe. Abenshi bazaga, abo twiganye bazaga baje kumbwira ngo se Kevin nawe uracyariho. Ndacyariho kuko umunsi wanjye nturagira. Nize ko aho Blaise ari antegereje. Abaje kudutabara turabashimiye, mwaradukomeje. Yego mwasanze dukomeye kuko twe tuza aho Blaise agiye tudashidikanya, kandi yari abikwiriye. Blaise ubwitonzi bwe yageraga, najyaga mubwira ati iyi si ntiwayishobora, ngiye mbona nayishobora kukurusha. Agaseka. Ariko mu by'ukuri yagiye imbere yanjye, ngenda cyakomeje urugendo. Umunsi bamumagara barumuna banjye bambwira ngo Blaise arapfuye, hari ukuntu abavandimwe bagira imikino. Numvishije ko bankinisha. Ndavuga ati mureke nkomeze niryamire. Ngiye kumva numva agasaza kanjye kararize. Sinzi uko nabyutse, sinzi uko nagiye, gusa nzi ko nageze mu nzira mbwira umugabo ndati bari kumbeshya ngo Blaise yapfuye. Nababaye. Ndaza koko ngere mu rugo sanga ibyo bavuze n'ukuri. Ariko muze hajya tubwa ngo tujye dukomera mu bibaye byose. Mbona barakomeye kuko ari nge mukuru warusigaye muri uwo mwanya, nanjye ndakomera. Ariko tukumva ko Blaise ari kwiryamisha ari bubyuke buriya. Twe dufata amafoto turabati Blaise rero we nuza kubyuka turaguserereza ukuntu twaguteruye tukujyana kwa muganga. Nageze mu modoka sinzi byamfashe, nimvisha mu mutima ko Blaise agihari. Hari ukuntu turi mu modoka dutwaye twakundaga kumufata video nyine akatubwira natwe tumushyiremo. Ase Blaise ko yacecetse, ndavuga akamufate video nifate njyenyine, buri arambwira ngo mushyiremo. Ndifashe mbona ntabimbwiye, turakomeza tujya kwa muganga. Tugeze kwa muganga bona mukecuru yabaye nabi. Muze batubwiye ko Blaise yarangiye, ahubwo yarangiye kare. Mbona muzehe nawe bibaye nk'ibimugora, kabaza umuganga ngo subira murebe. Ndavuga kankomere kuko bazi ko ari nge nshuti ya Blaise kuruta abavandimwe bose. Niba babona mbabaye nabo birabababa. Mbere kako ntacyo bimbwiye, nta nicyo bintwaye.
ariko mu by'ukuri nari nababaye. Kwa kane tuje turaryama, abandi baza kudutabara ariko njye numvaga nta mbaraga. Ntekereza byinshi kuri Blaise. Aya mezi ayamaze adusezera, gusa kutamenya ko umuntu agiye kugenda ntidusobanukirwe ibyo ari byo. Mbwira mama ukuntu kwa mbere yampatirije ngo namuhamagaye ngo naze tujyane, mbona arihuse tugiye kugura iPad y'umwana. Mamagara abana bavandimwe ndase none Blaise ndamubwiye ati tujyane, arirukanse. Tugeze mu mujyi Blaise arambwa, ndamubwiye ati urakoze sawa ngenda atashye nawe taha. Blaise tewe yareka tureke gutaha. Arambwa ati tugende ahantu najyaga mugurira ibiryo, arambwa ati tugende wongere ungurire. Ndamubwiye ati reka tiburiya wowe njya nkugurira cyane ariko we ntujye ungurira, tugende ungurire. Aranga ngo tugendere gungurire ngiye kwigendera. Ndamubwiye ati tugende nkugurire. Turagiye turicare. Mu by'ukuri yaranseze ariko sinamenye ibyo ari kumbwira. Yakunda kudusezera avuga ngo yagiye hanze, kandi nageze mu rugo sinzi umuntu nabibwe ndase Blaise yirambwira ngo aragiye. Kwa kabiri nje mu rugo nsanga yagenje kureba muze hari ibyo twari tuje kuvuganaho. Blaise nsanga yagiye ngo kureba ngo ibyo byangombwa ngo agiye kugenda. Mbibwira mama nati ma Blaise amaze iminsi ambwira ngo agiye kugenda hanze, ngo ariko nukumbeshya. Munyihanganire kuvuga cyane, uyu niwe munsi naba nabonye wo kuvuga kuri Blaise. Blaise ari inshuti yanjye. Blaise yari ibyirato byanjye kuba bizi. Kugeza aho abavandimwe banjye bambwiye bari basigaye banyita ngo ndi mama Blaise, kandi mama utubyara ari umwe. Ariko kubera ukuntu nahoraga nita kuri Blaise mpangayikiye, bakambwira ngo ndi mama we. Ntacyo namushinja Blaise mu rugendo twagendanye. Nafashijwe n'ikintu kimwe, navuze se mana we Blaise ari nijoro ndyamye ubwara umupasiteri waje bita Alex njye na mama mu cyumba, yongera dusubizamo imbaraga twe twazitakaje. Nijoro ndavuga se mana we Blaise yagiye he noneho, kubona amaze iminsi biradatashye ari hehe. Mbona nk'abantu bambaye imyenda y'umweru bari mu munezero udasanzwe bishimira Blaise ko abasanze. Ndeba agahinda n'umuborogo twe turimo hano mu isi, ndavuga se Blaise barabana ari kumwe nabo b'imyenda y'umweru gute twe twamuririra. Nongera nsubiramo imbaza, numva nsubijemo imbaraga, ndavuga ati Blaise ngomba kukuririra, kuko aho wagiye mama ahora dutoza gusenga, atubwira gusenga. Aho wagiye sinshidikanya n'umutima wanjye ko ntazagusanga. Yego uraburi wenyine muri ibi bihe, ariko nzi ko nanjye nzagusanga. Nshimiye Imana Blaise kari ubuturo bwiza. Ndikumva navuga byinshi kuri Blaise, ariko umwanya wagenda hari abakeneye kuvuga. Sinzi ukuntu nababwira ubuhamya bwanjye na Blaise, cyane nababwira Blaise icyari cyo ku buzima bwacu. Mu muryango wacu Blaise ari inkingi ikomeye. Gusa muze yahumure siwe musore wenyine. Dufite abagabo bacu, kandi abagabo bacu ni abanyu. Aho Blaise atazaba ndizera 100% ko bazahaba. Ngiye mu mutima wanjye nabaze ko dufite abahungu 7. Abakobwa papa yabyaye bose bazagira abagabo, bazaba ari 5. Basanga Baju na Blaise bakaba 7. Rero mu bana 7 Blaise uvuyemo hasigaye 6. Papa wumva ukomeye, turahari ko bwawe, kandi ikivi cya Blaise tuzacyusa, uzakomeza tubone nk'uko wabonaga Blaise. Tuzahagararana nawe mu bibi no mu byiza. Nubwo yari umusore ego,
ntibivuze ko tuzarangira, turacyahari kandi duhari ku bwawe. Vuga irya jambo rya nyuma kuri Blaise birangoye pe, ntimone mfite imbaraga, birangoye, ndumva nabuze icyo muvugaho, si uko atabifite byiza yakoze, ariko Blaise yari umwana w'igitangaza. Bajyaga tubwira ngo mama aramukunda, ariko yari afite ishingiro ryo kumukunda. Mu by'ukuri Blaise yari umwana wubaha. Hari ukuntu ngiye na mukuru wanjye wenda muze tubwire ikintu tukamubwira ntago turi kubyumva, ariko Blaise ikintu wamubwiraga cyose we yari yego. Nkaruha nkambwe se wowe ntago uzi kuvuga hoya, nzabikwigisha ujye uvuga hoya. Hari bimwe muzaba ari kutubwira tutari kumva, nawe rero ujye uzudushyigikire. Wowe uzajya ujyana na muzehe mu modoka agushyiremo protike zose, nawe uzituzaneho. Reka umwe natwe tujye dukora inama yacu, tugende tumushyira imyanzuro. Hatinze kuri Blaise, nshimiye ababyeyi. Tugira ababyeyi bafite umutima ukomeye, kandi natwe barawudutoje turakomeye nk'uko mwaje mudusanga. Muzehe wagera kwihangana kutagira undi muntu. Abana baragura, ariko muzehe ntajya ava ku mwana. Blaise umunsi yapfuye ari kwa kane, kwa gatandatu papa yari ari kutubwira njye n'abo basista babiri ngo njya kugira ngo umwana wanjye apfe, njye napfa. Abitubwira ari kwa gatandatu, ariko hari ikintu kiri mu muryango wacu tutari kumenya icyo ari cyo. Imana se nayo itekereza nk'Imana mu bumana bwayo, irazira tureba twese, umunyamahoro bari bikuramo iramutwara. Ntago twababaye, urishimye kandi mbabare kuvuga menshi, ariko nta wundi munsi tuzongera kubona abantu batwitabira nkamwe ngo tubabwire kuri Blaise. Blaise amezi atatu ashize yaje iwanjye, bambwira ati Bre wewe ngwino tujye twibanira, dore mba mu nzu njyenyine. Blaise arambwira ngo ntago yasiga mama na papa, ngo azagumana nabo. Ndamubwira ati ntari. Blaise araza arambwira ati sister, byose byose nabiciyemo, ntacyo ntafite, ngiye mu nzu y'Imana. Blaise ariko wa gatanu tujyana gusenga, bifata nk'ibisanzwe, sigara muri korari. Ndanga ati rero Blaise izire twigendere iby'ikorari, njye nawe tubyishoboreye, ujye ubirekera Bezabe n'ibyiwe. Buri wese agira impano ye mu rugo, iyo ni ya Bezabe wiyigana. Ngo hoya ngiye guhagarara mu mwanya Bezabe yari arimo. Ndamusiga ndataha, sigara repeta. Ku cyumweru araririmba, ibintu birakomera. Kira mama ndati bya bintu birakomeye. Mu by'ukuri twese twamuciye intege mu rugo, kuko twumvaga yuko Blaise umuntu ucecetse kuriya, utazi kuvuga, utagira gute, nta n'indirimbo yewe yarazi, ariko yagiye muri korari yaririmba tukabona indirimbo arazizi. Twe mu rusengero umwanya wo gufashwa tukamufata video, kumbe tutazi ko ari rwo rwibutse tuzasigarana ngo tubereke ko Blaise yapfuye akijijwe. Ndekere kurambirana, ako Blaise namukundaga sinzi. Umunsi mbyara umwana wanjye nabwiye mama ati noneho ndumva urukundo nkunda Blaise rwiyongereye, kugeza numvaga nakiyima ikintu nkagihereza Blaise, atari uko ari we wenyine tuvukana.
kubw'urukundo namukundaga. Iminsi yose ishize icyumweru kirenga sinazi ko arakimara Blaise tutavuganye. Ndimo ndamubona nsekera hariya, abantu ngo Blaise adusigiye inzibutso, ari inzibutso zibagirana, ariko urwo Blaise adusigiye mu rugo ni urwibutso rutazibagirana. Nkomeje na muramukazi wanjye utahabashije kuba aha ngaha ubwira ngo yihangane. Biragoye, biranatangaje, ariko ahari yihangane, natwe turakomeye. Si uko dukomeye kuko tutababaye, uko dukomeye tuzi aho Blaise yagiye. Natwe nk'itorero ntitwareka gutanga ubuhamya bwa Blaise. Mu by'ukuri Blaise yari umwana w'itorero muri Betami, twari tumaranye igihe kitari gito, ariko twamumenye cyane muri iyi minsi ya vuba, mu myaka nk'ibiri. Urumva muri Betami niho yigiye kubatizwa, arabatizwa, niho yakoreye ubukwe, ndetse n'iyi minsi arangirije mu murimo w'Imana muri korali ya Glory. Hari ikintu kimwe natekereje cyo bari gukomeza gutanga ubuhamya famiye n'abandi batandukanye. Ari ijambo Paulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo aribuka kwizera kutaryarya kwaturutse muri nyirakuru Aloyizi ndetse na mama we, kwagiye kubyara ibintu bikomeye. Kubera hari ukuntu abana bavuka bakagira umugisha wo kubyarwa n'ababyeyi beza. Icyo kiri muri bimwe bituma uburere bw'umwana buba buzima. Turashima Imana ko yari yarahaye Blaise ababyeyi bazi Imana, ndetse ndatekereza ko uku kwizera kwamuje muri bihe ni ibihe by'ababyeyi babayemo. Tubana n'umubyeyi mama we, muzehe hari igihe aje za reshesheni, ariko rimwe na rimwe akaza kudusura muri Betami. Ariko mu by'ukuri Mama Dogo ni umubyeyi w'umwizerwa mu itorero, ni umudiyakoni, ariko abikora neza. Ndatekereza ko n'amasengesho asenga n'ibihabamo nibyo byatumye Imana imuha umusaruro kugira ngo abana babo bazasaze neza. Icyo kintu numvisha ari ishimwe rikomeye, kuba baravukiye mu maboko meza, amaboko afite abareresha ijambo ry'Imana no kubasengera. Icyo ni kimwe cyatumye Blaise yumva Imana cyane. Kindi kandi mu minsi yashize, ndatekereza ko ari nk'imyaka nk'ibiri ishize, Imana yigeze kuzira tubwira ngo muri famiye hari umusore ugiye gupfa. Hari abasengera ngo barabyibuka, twakoze amasengesho kubera ukuntu Magana na Bihozagara batwara imodoka, nibo twasengeye cyane. Tukavuga ngo hari Magana na Bihozagara ukuntu bajya batwara imodoka, ashobora kuba aribo bagiye gupfa. Ngira ngo mama warabyibuka ko twabisengeraga ico gihe, tukibaza umusore muri famiye, umutima ugatunga kuri bo. Murumva namwe iyo myaka hafi ingana gutya, turabyihorera nyine twumva ko Imana yabikuyeho. Buri munsi bikagaruka kugeza igihe nageze nsanga abahungu ba Glory bahagaze, nkababwira nti mwabana mwe ntimukazajya mwirara, ntaho urupfu rudaturuka, namwe ga mwapfa ntimwararenga urupfu. Tugakomeza tugatera urwenya. Nabona abahungu beza nkunda cyane n'abakobwa, nyabuna musenge. N'abantu benshi bakomeza kubona urupfu ruza, abasaza akaba aribo bagenda tubisiga. Mu minsi yashize, hari kuwa gatanu mu gitondo, umuntu araza arampamagara arambwira ngo Imana yambwiye ngo Betami ngo musenge cyane mwiyeze. Ndagaruka kuko nari nsohotse, turi gusenga, bino musenga muzenguruka muri sale muri kwingingira nk'ibyifuzo.
ndaza mfata mikoro ndabwira ngo Imana yavuze ngo dusenge twiyeze, kandi Imana ivuze ngo abantu biyeze, nti kuri abageni gabaje ndagira ngo ntibirarenga n'amezi nk'atatu cyangwa 2 twari tutarapfusha n'umuntu n'umwe muri uyu mwaka, ariko muri uyu mwaka dupfushije abantu 3 bakurikirana tutazi uko bigenda. Ndako Imana yabonye ko Betami harimo abageni beze, harimo abageni batunganijwe, Imana ihabwa icubahiro. Ikindi kandi hejuru ya Blaise aja gukora ubukwe yaje na fiance we, bambwira ko bamaranye imyaka 4, bambwira uburyo bamenyanye n'abana beza twakundaga mu buzima. Hari ibintu nkunda umuntu w'ibyishimo. Iyo umwana aje imbere yanjye agaseka cyangwa agatera nk'urwenya, nza numva sinzi uko biza bigenda, nkomeza gutera Blaise urwenya, komeza mu bintu nyine bisanzwe kuko twarigaga bagiye gukora ubukwe, ni byinshi twaganiriye simbijamo. Kugeza bakoze ubukwe na Betty baza kuba za Gisozi, ariko mu minsi ya nyuma Betty arasa nk'ugiye hanze, Blaise aza kugaruka. Ariko Blaise ngo aje kugaruka agarukana ibihe bidasanzwe. Njya nibuka umunsi umwe nari ndimo mbwiriza, akegera Agapa akamubwira ngo ariko Aga, kurumva amagambo bari kuvuga, uri kumva ibintu pastor ari kubwiriza. Hari ukuntu mu mezi ngira ngo ni mu kwezi kwa 2 nabasuye, nko mu kwezi kwa 2 twicaranye nabo ngira ngo ni nk'amasaha 3. Kevin arateka, turarya, turaganira, nkomeza kubaganiriza hejuru y'iby'ubugingo. Ageze arambwira ati pastor narahindutse, nturi mu kubona ko arije wa mbere uri mu kuba kuri niba ture. Ndambwira papa uzakomeza Imana, twaganira ibintu byinshi si ngombwa kubisubiramo kubera umwanya. Ariko Blaise yagize ibihe bidasanzwe. Hanyuma ikintu cyantangaje cy'Imana, Imana ibaho kandi ku bantu bamenye Imana. Imana igira ubundi bumana bwayo tutazi. Mu kwezi gushize, ngira ngo ni mu kwezi gushize, umuntu yaraza arambwira ngo wabonye mama Nadine, mufate kuko agiye kugwa nabi. Ndaza ndamubwira Mamdo, ufite intege nke? Kuko nagiye kubona mbona aguye nka kurya ipotigo. Numva ngiye mbikurura mu mwanya wo kuvuga ngo wenda agiye kurwara. Ndaza ndamubwira bimeze bituragwaye ataho yasingwaye. Intege nke ze gurumva ufite imbaraga, ni umubyeyi cyane nkunda, ariko tuganira cyane. Naryama umuntu akambwira ngo kure kuyuruya mudamu. Kugeza igihe hari abamama yasenganaga nabo, nduhengira nkavuga se niba bazajya babona buri gihe musengeye, bazajya bavuga ngo wenda nuko tuvukana cyangwa tuziranye. Bigera igihe nzajya mujana nk'ahantu muri korodoro nkamubwira ngo reka ngusengere, nkamusengera, twaba duhuye mu rusengero nkamusengera. Umunsi umwe ndamuganda, ariko wa mudamu we niki? Umunsi wa nyuma numva ko umwuka ambwiye ngo fata igitambaro ugende umutwikire kuko ibihe bije birakomeye. Hari mu materaniro abantu bazabona mzina, ndabikunda ntihakagira uwo bizakwaza. Nukuri nimpana Imana yampaye, nza numva hazabohokeramo ibintu bikomeye. Ndamutwikira, ndambwira ngo imbaraga zisumba zose zigutwikire. Sinzi bihugiye kujamo, ariko ndakwifuriza kuzakomera. Twarabivuganye, si byo twaduhimbira kuri kamera. Ndashima Imana ko yagukomeje. Haleluya. Ndashima Imana ko yamukomeje. Pamudogo ubushize yaransuye, ndabakunda. Imana yatugiriye neza muri uyu muryango, iduha ababyeyi bakijijwe. Yeme twagiriye ubuntu, nza numva butaba handi. Nza nibuka umunsi nshaka data buko yarambwiye, arambwira ngo mwana wa ngo ku munsi ngo uze ukora ikintu umuntu akubwire ku munsi ngo Imana iguhe umugisha. Twagize ababyeyi bakijijwe, umuntu azatemba gusa agatemba mu migisha, wagaruka ugatemba mu migisha. Noneho Pamudogo kubera ko aza kunda kunsura muri biro, yaje mu kazi yarukuntu anyura muri biro yanjye, akambwira ngo mukaza ngo bite? Ati se ngukururire se kuri banke? Ti ngaho se. Buri munsi uko duhuye aza kurura amafaranga atari munsi y'ibihumbi 100. Kambwira nti Pamudo ngaho kurura none urenzega wa mubare. Noneho uwo munsi araza, ndamubwira ngo bizabi nibyo gukurura nta birimo. Ngira ngo arabyibuka. Icara ngusengere. Araseka ati se niki mukaza? Niki? Ticara ngusengere biri serious apana bijya.
apana bijya byacu byo kuvuga ngo ngurankururira. Reka tubanze dusenge. Turasenga kuva nabaho mu buzima bwanje, nibwo nabonye ijuru rikinguka ntabiteguye. Ndamubwira ibintu bikomeye, wenda azabyivugira cyangwa ntabivuge. Gusa ikintu namubaje, namubwiye ngo Blaise ari he? Arambwira ngo ari kwa Kevin. Ndamubwira ngo ugende ubwire Blaise asenge cyane. Nkomeza no kumubwira mu bana be ibyo sibyo kuko turavuga Blaise. Hanyuma Imana niba yarabonye ko tutari kubyitaho cyane, ndaryama mbona ko baza n'umurambo w'umusore, ariko sinabona ari Blaise, gusa mbona ikote y'umweru rigira imirongo imanuye, mbona ko bamuzanye mu isanduku, bakamuzana bakamucishaho. Nkicura nkava hasi binibiki, karyama nkabona bamucishije ku munota wa nyuma, ngo mbona ko mvuze ngo nta kibazo, ngo bye. Ndashima Imana ko Blaise Imana yamuteguye. Twari tugeze mu bihe byiza byo gutelefona abana. Ubu hari ikintu Imana yari yaduhaye, abana benshi ubu bafite amamodoka, batwara amamodoka. Nageze mu telefone nkambwira ngo bre, ngwino ufate papa, hari ahantu ngeze. Yagiraga ibyishimo ku buryo yageza kugiraho akaja nko kukwaka ibintu. Ti paseri ngire gute, aseka kankorera protocole kandi ari ugiye kuntwara. Turashima Imana, imyaka yari yaramugeneye kwabaho, kandi kubwa Betami twari dufite umugisha. Je nari mfite n'amahirwe, ari mu batera nkunga nteganya ko bazaza batera umushinga wa Mwanigiriye icizere, ariko ndabizi ko Imana izagenda ikora ibindi. Ikindi rero cyanyuma sorezaho, ababyeyi mukomere. Turahari mu rwego rw'abashumba, ariko kandi turahari mu rwego rwa famiye nk'abakazana. Mbabwije ukuri, turahari. Ibyo tutazashobora turabana, ariko ibyo tuzashobora tuzabana namwe. Aba ni baramukazi bacu, tuzabana namwe Kevin, Nadi n'abandi bose turi kumwe. Kandi nitutabana namwe, Imana muri kumwe. Abantu bashobora kwibagirwa bakabisiga aha, ariko data ni utazudusiga. Rero Blaise, reka tumwifurize gukomeza gusinzira, dutegereje muri cya gitondo ubwo Kristo azahagarara ku kirere, tuzamusanganira. Imana ibaha umugisha. Reka dusabe uwo biga ko yari abimbwiye gutyo, kandi nzi ko mu by'ukuri atararwaye. Byaradutunguye. Nta rindi jambo namubwiye, sinanamubajije ngo se bigenze gute. Hari mu gitondo kari kuwa kane, ambwiye ndaceceka, bo ntangira kwitegura ndaza. Nageze hano nsanga Rubavu rurakomeye, niho hayivuga amakuru ko byagenze. Umudamu niwe wari wagize ikibazo, nahagize iminsi kugeza ku cyumweru nsubirayo. Ariko nasubiyeyo bamaze kuvuga ko Muzehe Fideli nawe yaje. Ndavuga nti nabo nibazi bagume bicarane nawe. Uriya rero urupfu ni rubi, kandi twese tuzapfa. Nta n'umwe uri hano utazapfa, nta n'umwe. Kandi Imana yaduhishe ibanga rikomeye. Ubu wasanga natwe hasigaye iminsi mikeya tugapfa. Ikiza kibabaza ni ukubona abana nk'aba ngaba bahaye bagenda. Twebweho n'ubundi twaratinze. Imyaka yacu mu by'ukuri turasa nk'aho twatinze, ariko natwe umunsi Imana yatwandikiye urahari. Ibi ni ibibazo bihari kuri twese, murabizi ku bwoko bwacu. Buri munsi ni ukuvuga ngo umusore yagiye, abasore bagiye, abasore yagiye. Nta munsi bitavugwa, ariko no gukomeza byihanganira. Twihangane twese kandi dukomere. Hari umukobwa wiriye iwacu. Uwo mukobwa yahuye n'ibibazo byinshi, nagiye mwumva mukurikira aha yavuga. Apfusha basi bukwe, apfusha basi, kandi byose bibi umunsi umwe. Apfusha umugabo we, apfusha basaza be. Urumva ko byari ibintu bikomeye, bose barapfa.
hanyuma ngo abantu bakaza bakamubwira ngo ihangane komera ihangane kugira abantu bamenyereye kuvuga. Iyo akavuga ati ya magambo tuba tuvuga ngo komera ihangane ntaca amaze bya bini ntabuze unabyumva ngo wumve ngo bavuze ngo ihangane komera. Akaba n'ubundi dutanga ingero ugatanga ingero ngo kanaka ngo yarafite abana ngo barapfa ngo birya ntaco bizabimara, ariko ikigira cyo kimara ni kumusengera agakomera. Naba nkaba rero kuturabona gutya nabo no kubasengera kubabwira ngo abandi ngo barafushije nabo barababaye nawe arababaye, ariko hamwe n'Imana kubasengera tukabereka Imana irabakomeza kandi ikabaha imbaraga. Uyu mwana Blaise yari umuhungu wacu, nagiye ngera hano kenshi nje kubasura, yashushiraga nka sekuru Nestor ni kuri yaramese. Iyo yazaga aje kudusura yaturukaga nka hariya ukabona atangiye guseka, agaseka mutaravugana, akaza kwegera haseka, no mu muhanda mwaje guhura ugatangira agaseka. Uriya mwana nawe Blaise nabonaga ariko amese ariko azawe, ariko kandi twari tumutezeho byinshi. Umwana muto nkuriya tuvuga ngo azakura, dore bari bamushingo warugazura n'umuryango wacu muri rusange niwe mwese gukomera kandi tugasengera uyu muryango, kuko ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo kitoroshe kubura umwana nkuriya utararwaye, nabyo birababaje. Buriya nta kintu kiba ku muntu umwe kitarabaye ku bandi, ibyo byo ntibishoboka. Ibi tubayeho none hirya y'ejo byabaye ku bandi, ejo bizaba ku bandi, niko bimeze. Ibi tuba nta muntu ushobora guhura n'ikibazo wenyine ngo avuge ngo dore ibyo nahuye nabyo njenyine, ibyo byo ntiwamubona. Ibyo twese bigenda bitugeraho, ariko ni ukwihangana kandi tugakomera twese. Uyu mwana natwe tuzamusanga, gusa n'umwana mu muryango twari tuzi utagiraga ikibazo na kimwe umuntu yamuvuga cyangwa amutekerezeho. Oya, mu by'ukuri yari umwana muzima, tumutangira ubuhamya nubwo twebwe tutasenganaga mu rusengero, ariko twagiye dukurikira uyu mukazana wacu yagiye amuvugaho ubuhamwe kandi bufatika bwiza cyane. Ibyo byagiye bitunezeza, ibyo turabishima Imana, tukavuga ngo Imana yarakoze. Hamwe n'ibyo rero twihangane kandi turi kumwe twese, Imana irabizi kandi izabikora cyane. Ngashimira n'Imana abari urugamba rukomeye urunguru, abari urugamba rukomeye cyane, ariko kubona umuryango benshi barahageze nkabamuzehe Fidel wari uvuye hanze tudaherutse, akaba ari hano nawe afitemo inkingi ikomeye mu buryo yaganiriza abana kandi akagerageza kubegera. Kandi ndabashimira abanyakigali n'abandi bavuye ahandi. Mu by'ukuri naratangaye kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru naraha nabonye abantu nk'igiterane. Burya gutabara naho ni byiza cyane, ni byiza kandi bikomeza umuntu. Twarabashimiye cyane, mwarakoze mwese, mwarakoze. Imana ibaho umugisha kandi mwarikoreraga. Nubwo tubivuga gutyo ntabwo ari cyo twenyine tuvukana n'aba ngaba, namwe muravukana mufite henshi mugenda mwana kabisa. Kandi biteye agahinda kuvuga ngo kuri uno munsi wa Blaise, kuko turashima Imana, ariko dushima Imana yabikoze. Kandi dushimiye abatubwirije ubutumwa, dushimiye abaririmbyi. Nabonye urupfu barwirukana kandi nabibonye ko barwirukanye. Kuntu nariko numva ameze kuri Blaise n'umuzukuru wanje, kandi akaba inshuti yanje, nase yari inshuti yanje, n'ubu ni inshuti yanje, nase kuri yari inshuti yanje, twarabanye cyane. Noneho icyo nshima Imana ukuntu yakoze igitangaza kuri aba babyeyi ba Blaise. Bwana sifiwe. Reka turirimbe, tumaze kumva ubuhamya, noneho tugaruke dutarame
twishimira Imana kandi Imana ishimwe ko yaduhaye n'iminsi myinshi yo gutarama. Nanje Blaise ni murumuna wanje, ariko turanezerewe ko Imana yaduhaye ibihe byo kwishimira Imana, kuko umunezero w'abakirisitu uba muri Kristo, kuko yapfiriye muri we harimo n'umunezero, no mu rupfu habamo ibyishimo w'abakirisitu. Ngaho naducangire tuvuge ngo nindangiza imirimo yanje hano ku isi, data azambwira ngo urakaza wagize neza. Imana ishimwe cyane. Ayindi Imana ikwiriye ishimwe, keretse Imana Yehova, Imana ya Iburahimu, Imana ya Isaka na Yakobo, Imana imbaraga turamya. Wewe urutare kandi uri umwungeri kandi uri umwami wa bose, nta yindi Imana ikwiriye ishimwe, keretse Imana ya Iburahimu, Imana ya Isaka na Yakobo, Imana imbaraga turamya. We urutare kandi uri umwungeri kandi uri umwami, turimbane twese. Nta yindi Imana ikwiriye ishimwe, keretse Imana Yehova, Imana Imana imbaraga turamya. Urutare kandi uri umwungeri kandi uri umwami wa bose, nindangiza imirimo yanje yahana ku isi, data azambwira urakaza mwana wakoze, zaguhanagura amarira, zakumara umubabaro wose. Mwana wakoze neza, mwana wakoze neza, urakaza mwana. Imana ishimwe. Mwana wakoze neza, we mwana wakoze neza, urakaza mwana wakoze neza. Nidangiza imirimo yanje yahana ku isi, data azambwira ayiwe urakaza mwana wakoze neza, zaguhanagura. Imana ishimwe. Zakubara mwana wakoze neza, mwana wakoze neza, urakaza. Twese turimbane. Mwana wakoze neza, mwana wakoze neza, urakaza. Haleluya. Mwana wakoze neza, ayi mwana wakoze neza, urakaza. Usubiramo. Nidangiza imirimo yanje yahana ku isi, data azambwira urakaza mwana wakoze neza, zaguhanagura amarira, zakumara umubabaro. Mwana wakoze neza, mwana wakoze neza, urakaza. Imana ishimwe. Mwana wakoze neza, mwana wakoze neza, urakaza. Mwana wakoze neza, mwana wakoze
mana we